Pi Core Team ikimara kudutangariza umunsi n'itariki Pi Coin yabereyeho listed, ubwo nyine byari biri mu nzagihe Pi yari itaraba listed, ariko bamaze kudutangariza officially umunsi n'itariki. Hari abantu batangiye kwizera neza 100% ko uwo munsi bazabyuka babaye abakire. Ndabyibuka neza hari umusubscriber wanjye yaranyandikiye ubwo Pi ariko yari ikimara kuba listed, yaranyandikiye arambwira ati shahu nari naramaze kurambagiza ibibanza byiza, nari naramaze kurambagiza imodoka nziza kuri Pi zanjye ebyiri nari mfite kuri available balance, atariko ndebera Pi ibaye listed iri ku giciro kiri hafi $1. Ese koko Pi network yaba yaradutengushye? Nawe waba wari wizeye ko Pi niba listed uzahita uba umukire? Niba ariko wari ubyizeye ariko, cyangwa niba wumva ko Pi network yadutengushye nkuko abantu benshi bavuga ko Pi yabaye scam, ndagira ngo mbabwire yuko ibyo naga ari byo 100%. Reka nkuhe ibimenyetso bifatika, nubwo njya mvuga ibintu nk'ibi ngibi mukavuga muti ese wabaye ute koko Pi yabaye scam. Pi nago yabaye scam bitewe nuko natangazo riri official. Ikintu cyagutengushye, ikintu cyatumye ugira kwizera nugukurikirana predictions z'abantu. Umuntu agatanga prediction ye, umuntu akavuga ibintu ukabyumva cyangwa ubusesenguzi bwe, ugahita ugenda ukabifata gutyo 100%. Nta giciro gihari Pi Core Team yari yaregeze idutangariza mbere Pi izasohokeraho kugira ngo ibyo bibe bitarabaye hanyuma uvuge ko project yabaye scam. Kandi hari n'abantu bakoreye amafaranga menshi. Niba umuntu yarabonye miliyoni renga nta kintu yatanze cy'igishoro uretse kujya kanda rimwe ku munsi kuri telefone ye, nubwo hari hashize imyaka myinshi, ariko ndagira ngo nkubwire ko hari abanyarwanda bavuka bakarinda bagira imyaka 40-30 bataratunga miliyoni. Ubwo ugiye kuvuga ngo nabwo ndabeshye. Rero niba umuntu abasha gukorera miliyoni cyangwa irenga niyo byaba 300,000, nta kintu washoye, nta mwanya no gukandaho rimwe ku munsi kuri telefone. Hanyuma nago Pi network yigeze iba scam, nta nubwo izigera iba scam. Ikintu cyagutengushye ni amakuru atari yo wagendaga ukurikirana. Reka tubirebe neza muri iyi video akantu ku kandi. Gusa niba uri mushya nuze kugenda udakanze kuri subscribe. Muri iyi video turasesengura amakuru mashya ari kuvugwa muri community ya Pi kwisi yose. Hari ibimenyetso byinshi bituma abantu batekereza ko Pi Coin ishobora kuzashyirwa kuri exchange ikomeye nka Kraken. Hari abantu benshi bavuga ngo Pi network yaradutengushye cyangwa bati Pi network twayitakarije icyizere. Ariko se mu by'ukuri ikibazo nyacyo ni ikihe? Ese ni Pi network ubwayo cyangwa ni amakuru atari official yakwirakwiye muri community? Reka tubiganireho. Birumvikana ko hari bamwe batakaje icyizere, wasanga nawe waragitakaje. Hari abantu benshi bari bafite expectations nini cyane, bamwe batekerezaga ko Pi izahita igira value nini cyangwa igahita ijya kuma exchanges menshi. Ariko ikibazo akenshi si Pi network ubwayo, ahubwo ni amakuru atari official cyangwa se abantu basezeranya abandi ibintu bitatangajwe na Pi Core Team. Mu isi ya cryptocurrency by'umwihariko turi muri Pi ecosystem, hari amakuru aba ari official. Ayo niyo makuru aba yatangajwe cyangwa se yaturutse muri Pi Core Team cyangwa se arizo announcement zemewe. Ariko muri community ya Pi hari abantu benshi bakora predictions, hari abantu benshi bakwirakwiza ibihuha cyangwa se speculations, hanyuma abantu bamwe bakabifata nkaho ari ukuri. Niyo mpamvu ari ngombwa kuri buri mupayone wese gutandukanya ibihuha kandi agakurikira amakuru ya official gusa. Ariko nanone ushobora no gukurikirana predictions, ushobora gukurikirana izo speculation, ariko ntuzifate nkaho ari ibintu bizaba 100%, ukumva ko ari ibintu bishobora kuba cyangwa se ni bibi. Crypto ni urugendo rurerure kandi project nyinshi zikomeye zafashe imyaka myinshi kugira ngo zigere aho zigera maginga ya, cyangwa se crypto coin nyinshi byazifashe imyaka myinshi kugira ngo zitsinde. Muzi neza ko nka Bitcoin cyangwa Ethereum
ntago nazo zabaye listed ngo zihite zigera ku gaciro ziriho magingaya, byafashe imyaka myinshi. Rero ni nako na Picoin bizayifata imyaka myinshi kugira ngo igire agaciro gafatika, kugira ngo itange umusaruro ku ba pioneers ufatika. None se wowe ubitekerezaho iki? Ese uracyafite icyizere muri Pi Network cyangwa nawe cyaragabanutse? Andika igitekerezo cyawe muri comment kandi ukande kuri subscribe niba ushaka amakuru ya Pi Network asobanutse.